Oya ntago ndagura indaya. Rakaraka wagura indaya ngana gutya se. Uruzo no kujya mu ndaya bitera umwako. Oya se. Bituma nta kintu ugeraho. Haje. Kongo iki? Cyane buri mu bamubona yakananzo vuvirwa babuyera barabaye nka rohombi. Kubera kwirwa mu ndaya. Akwa mugani bira bintu nibizabakurikirana kugeza byarabakurikiranye nyene. Byararangiye. Ubu nta kintu baramira. Ntacyo. Kandi ari abasitari. Terega kuba umusitari ni kimwe. Uri kuba umusitari ngo bisobanura inyenyeri. No kuvuga ngo kuba umusitari ngo kubura icyitegererezo. Buri cyitegererezo. Buriya mbona icyitegererezo cyande. No kuvuga ngo Fred rero yafanaga buriya Fred afana cyane akunda nuza cyane The Ben. Ejo bundi rero abahatanye nande na Bruce Melody 001 Bruce Melody amukubita inkuru z'ikinyafu ukunda none uherereye hera inagiye kari akaziriko ariko navunaga Bruce Melody kari akazi ufana Bruce Melody cyane ese ubona usana Melody ku buryo bakugereranya nawe ubwo uzabibaze The Ben kuko niwe icyo gitekerezo ni iki kandi Bruce Melody yabatariho ntago mnyimara agiye mu ndirimbo ye nyine wa mugani mbese kuba Melody ariho warariye narabyaranunze ko ntago arimo mukendamuke kari akazi none ubu ari umuhanzi bita Patro King w'umunyanigeriya inde Patro King bamaje abahanzi bo muri Afrika nyene bagiye bakomakomeye magiyazi na Bruce Melody amushyiramo niwe benyine bavuze mu Rwanda ubwo ntabwo azi wa wundi ntabwo azi igisamagwe ntago bamuzi reka no kuvuga ngo bino bintu nabonye nabyo bisaba kwipromotinga nagatuza Bruce Melody agira ko bari mubinga agira no guceceka abagomba no kwizamurira icyizere n'abantu bakamumenya ku buryo nyine abantu banamumenya bidasabye ngo waceceka byihorere cyane abagomba kubamo nk'iserere kandi mukamukana urabona ko byarahamye buriya no kuvuga ngo iyo tubare nk'inama y'umushyikirano yagiye mu nk'umutumirwa nabwo yagiye nk'umuntu wijyanye none yagiye akubutse no hanze ahubwo bari bamuhamagaye baramuhamagara ari hanze ngo ngwino kandi abo bamuhamagaye gutyo barabwira ati niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda ngwino uhagarara n'abantu ba mbere bazi ubwenge mu Rwanda kandi ninde wa mbere mu Rwanda ninde wa mbere mu Rwanda kuri ubu kuba hari uyu na bose barimo duhere na kera tuzane n'abakera tuzane ba Ruganzu bamwe bavuzaga inenge Sipiriyani aramurusha nta naho ba Sipiriyani ari n'umwana utanamuzi Sipiriyani n'umwana w'imeza zikamata ava ku igare urajya kuvuga ngo Sipiriyani oya uvuze ku kintu cy'abana wenda ibyo byaba Melody turabigarukaho abana bo mu mujyi nabo mu cyaro abo mu cyaro niki barusha bo mu mujyi kumuhora muvuga ngo kumenya ko se ko amatava ku igare ni ibintu bikomeye cyangwa se kumenya ko ava ku nka umwana wo mu cyaro n'uburebye mu Rwanda hano hakiri icyaro kuvuga ngo iyo wambutse ahantu nabonye badahaha ni iyo wambutse gutya niho hagerageza kuba hakera hakiri ibiryo ariko cyambukanya barongo kugera ku Gikongoro ni nk'Ikigali n'amakara basigaye bayagura nta muntu ugihinga niba ari ibijumba nabo barabigura nkuko cyararuzi ko bahinga nanjye nibona ndi kumwe na Yakanazo vuna bwatera basaze muri bino bintu wenda timbashakanyemo umugore naguzemo igare nubatse n'inzu sibyo amagana yobwe kuko tuba turi kujya gwenda kuko n'ububona ubune nta shaka bafite ryo kuba babigura ne akaba muha miliyari kano kanya ejo bundi mu kiri kimwe yagaruka kuvuga ati shati nyihera 2 ndazira yamaze Yes, reka nizere ko mumeze neza mu bice murimo bitandukanye ndetse n'ibyo murimo murakora bitandukanye bihesha Imana icyubahiro. Tubaha ikaze kuri Wisdom TV nkuko mubibona imbere yanyu turi kumwe n'umwe mu bantu hano rwose bamaze iminsi bari hejuru cyane. Nyamabo Karame kabiri ikaze ntago ari ikaze cano nyisanzweho nukuvuga ngo bakunze ba Wisdom TV tubanje kwisegura tubikuye mu mutwe no mu mutima twari tumaze iminsi nta kintu tubaha yari yaragiye kurongora ubwo nyine muri bwihanga tugarutse bundi bushyashya ariko ubu noneho tugiye kujya tubatamo buri munsi every day ubu yararongoye byahuriye yarahongeye nukuvuga ngo ubu ngubu n'ubanga aratuje ameze neza ubu no kujya tubatamo ahubwo se wa mugani ukivuga ibintu byo kurongora kuva warongora niki cyahindutseho mbere n'ubu ngubu buriya kurongora ni umugisha
kurongora ni byiza ariko si kuri bose nyine kuvuga ngo amahirwe yanjye si yo yundi ariko gushaka ni byiza cyane hari ibintu byinshi urungukiramo ni ukuvuga ngo nyine uba ushaka kugira intego nungutse byinshi wumva gufite izihe ntego kuvuga ngo urumva mbere nta ntego nari mfite ko nta mugore nari mfite ariko nashakiye umugore urumva mfite intego meze neza n'ubundi mu kazi turana no kwibaruka umwana urumva rero nyine ibintu ni wane umwana se wamushakiye amazina ntago ndayashaka sindayabona harya ngo babaha itariki zingahe zo kubyara baduhaye amatariki 23 z'uku nguku none se mukaba mwatangiye gushakisha ibise kumva numva muvuga ibintu by'ibise no kuvuga ngo urabona iyo arwaye buriya umugore yarwaye nta gusinzira uba wifuza rero ikintu cyaba kimuvanya ngaho ukaba umujyanye kwa muganga namujyanye kwa muganga kugira ngo abe ariyo nanjye mbe ukuntu isinzirira tugeze tumaze n'iminsi baradusezera ngo nimutahe uramubwira aje kubyara ubu ngubu ari mu rugo yampaye kuva yatwita ni ibiki byakugoye kuryama kubera ukuntu abaniha araniha ukumva wanakwigendera ubwo kandi wa mugani ubundi ubu ntugona araniha nanjye nkaniha ugasanga rwabuze gice akabura n'umufata undi ubu biba byagogoranye mu nzu biba byagoranye kabisa ubwo muba mumeze nk'ibisimba rero uwo mwana rwose bababwiye igitsina ariko cye ntago mbizi nta n'umugore abirebye ese ntabwo ugira amatsiko yo kumenya igitsina uzabyara akabana njye mbabona boze ko muri bamwe njye ntacyo babimbwiye iby'abana ariko impamvu nuko atari uwa mbere wowe njye mfite abana benshi mfite abana benshi papa wemera bangahe ubu nta n'umwe nihakana bamaze kuba bangahe abo nemera ni nka 7 abandi bo ntago ndababona hari nabo utarabona ni ukuvuga ngo rero isoko ryabaye akabara risenyaye inyuma abo noneho barajya he isoko rya Kananzovu ntabwo muramenya ahantu baryimuriye ngo barashaka kuryimura Sodoma abwo abantu ba Sodoma se bari basanzwe iyo biragenda none ujya kuva nk'umuntu abwiye undi wabimenye se turikize isoko ry'abagabo barishenye ukagira ngo ni nk'isoko ry'imigabane oya iyo bavuze isoko ry'abagabo tugira ngo ni nka gereza gereza se niyo soko ry'abagabo niyo soko ry'abagabo iyo gereza hari umugore ubamo kuvuga ngo iyo bavuga ngo ryaremye abagabo burya bari gereza ubwo bitandukanye niyo ryaremye abarwayi bo mu mutwe kuvuga ngo bavanga isoko ry'abagabo barisenye isoko ryabaga ahangaha ni ukuvuga ngo amafaranga yose wagufite wahavaga wirwanyeho oya ni ukuri kw'Imana wigize uhagurira oya ntabwo ndayagura indaya reka wagura indaya ungana gutya se uruzo no kujya mu ndaya bitera umwako oya se bituma nta kintu ugeraho kungu iki cyane buriya nibo bamubona ya Kananzovu birwa babuyera barabaye nka rohombi kubera kwirirwa mu ndaya akaba mugani biriya bintu n'ibizabakurikirana kugeza byarabakurikiranye nyine byararangiye ubu nta kintu baramira ntacyo kandi ari abasitari rega kuba umusitari ni kimwe uri kuba umusitari ngo bisobanura inyenyeri ni ukuvuga ngo kuba umusitari ngo kubura icyitegererezo buriya mbona icyitegererezo cyane no kuvuga ngo Fred rero yafanaga buriya Fred afana cyane akunda nuza cyane The Ben ejo bundi rero abahatanye nande na Bruce Melody 001 Bruce Melody amukubita inkoni z'ikinyafu ukunda none uherereye hera inagiye kari akaziriko ariko navunaga Bruce Melody kari akazi ufana Bruce Melody cyane ese ubona usa na Melody ku buryo bakugereranya nawe ubwo uzabibaze The Ben kuko niwe icyo gitekerezo ni iki kandi Bruce Melody yaba atariho ntago mnyimara agiye mu ndirimbo ye nyine wa mugani mbese kuba Melody ariho warariye narabyaranunze ko ntago arimo mukendamuke kari akazi none ubu ari umuhanzi bita Patro King w'umunyanigeriya inde Patro King bamaje abahanzi bo muri Afrika nyine bagiye bakomakomeye magiyazi na Bruce Melody amushyiramo niwe wenyine bavuze mu Rwanda ubwo ntabwo azi wa undi wundi ntabwo azi igisamagwe ntago bamuzi
iye reka no kuvuga ngo bino bintu nabonye nabyo bisaba kwipromotinga nagatuza ntabwo byagira ko bari mu bingagira no guceceka abagomba no kwizamurira icyizere n'abantu bakamumenya ku buryo nyine abantu banamumenya bidasabye ngo waceceka byihorere cyane. abagomba kubamo nk'isereri, agomba kubamo nk'isereri kandi kandi urabona ko byarahamye buriya no kuvuga ngo iyo tubare nk'inama y'umushyikirano yagiyemo nk'umutumirwa nabwo yagiye nk'umuntu wijyanye, noneho yagiye akubutse no hanze, ahubwo bari bamuhamagaye baramuhamagara ari hanze ngo ngwino, kandi ntabwo bamuhamagaye gutya, barabwira ati niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda, ngwino uhagarare n'abantu ba mbere bazi ubwenge mu Rwanda. kandi ngwino ninde wa mbere mu Rwanda, ninde wa mbere mu Rwanda kuri ubu kuba hari na bose barimo, duhere na kera tuzane n'aba kera, tuzane n'aba Ruganzu bamwe bavuzaga inenge. Sipiriyani aramurusha, nta naho Sipiriyani ari n'umwana utanamuzi. Sipiriyani n'umwana w'imeza azi ko amata ava ku igare, urajya kuvuga ngo Sipiriyani uvuze ku kintu cy'abana, wenda ibyo byaba Melody turabigarukaho. Abana bo mu mujyi n'abo mu cyaro, abo mu cyaro niki barusha abo mu mujyi? Kumuhora muvuga ngo kumenya ko amata ava ku igare ni ibintu bikomeye, cyangwa se kumenya ko ava ku nka. Umwana wo mu cyaro urebye mu Rwanda hano hakiri icyaro, kuvuga ngo iyo wambutse ahantu nabonye badahaha ni iyo wambutse gutya, niho hagerageza kuba hakera hakiri ibiryo, ariko ucyambuka Nyabarongo kugera ku Gikongoro ni nk'i Kigali, n'amakara basigaye bayagura, nta muntu ugihinga, niba ari ibijumba nabo barabigura nk'uko kera uzi ko baheraga bagahinga, ubu ntabwo bikibaho rero. Mbese barya ari uko bavuye ku isoko, kuko mbere baryaga ari uko ahubwo bavanye ibintu ku isoko bavuye kubicuruza kugira ngo babone wenda amafaranga, abone utwo tuboga bakarisha bya bijumba, ariko ubu bajya ku isoko bagiye guhaha, nta kintu bajyanye, nta n'ikintu bajyanye. Ubwo hari inzara rero. ahantu hatari inzara ni Kayonza, kuva muri Rwamagana buriya, kandi ejo bundi ariho haturutse ya nzara bita litiro umutwe. Oya no kuvuga ngo kankwereke, none se ubu ngubu ntabwo i Kigali nta muntu uri inyuma y'iyi hoteli wa buraye, kandi hano bamenye ibiryo. Ni ukuvuga ngo kakwereka ukuntu buriya hari igihe hano izuba riva, hari izuba ntirive, hano hari igihe imvura igwa, hari imvura ntigwe, ariko bidasobanuye yuko aho hantu hose hatera. Maze ugiye kuvuga ngo Kayonza no mu majyepfo ahera ari hehe? Ufashe intara y'Iburasirazuba, niyo uri kumanuka mu majyepfo uravuga uti saba abantu batunzwe n'insina gusa, ko nta nsina ziri n'abayo, nazo zihari ntabwo zimeze nk'izitera. Ni ukuvuga ngo ubundi kera wahagararaga aho bita ku Kamonyi ukaba utareba aho bita ku Rugarika, yego, ariko ubu ngubu urahagarara aho uhagarara hose uhita uhareba, ubu hareba kubera ko nyine nta kintu kigutangira, ariko byibura epfi ubona ko hava ibintu byinshi, kuri n'abantu beti no kugurisha igitaramo kubera ko habaye nko mu mujyi, abanyamujyi barabona kujya kugura bakajya kwigurira Kayonza n'Ikibungo na Nyagatare kuko hakera, ku muntu udashoboye kujya kwirirwa asaba. None usanga rero umwana wo mu cyaro n'Ikigali batandukaniye. Umwana w'Ikigali mubajije ngo nukuru uzaba iki cyangwa nukuru uzigeza kuki, ahita avuga ngo niyi nkura nzabanza njye mpage. Wo mu cyaro w'Ikigali ibano bana bo ku muhanda, se barana bo babara mu bantu b'i Kigali. None se bavuzaga abashomeri, uvuga mu bana b'i Kigali buriya nabo leta ivuzaga ifite abashomeri 50% n'abatarize bazamo. Noza uruze ko bafata bize university gusa, oya n'abatarize bazamo kuko avuga ati nabo ni abashomeri. Ese ni abashomeri gute kandi nyine nta kintu bashobora gukora? Buruse yerega no kuvuga ngo buri abantu bize ntabwo bajya bakunda gupevera mu bintu runaka, ariko umuntu utarize niyo bikora no kubahira. Iyo wize no kuvuga ngo ushuramo ubwenge bwinshi, uvuga ngo nzahomba, ngo nimpoma nzakura handi. Umuntu wize bamugana batekereza ngo bisinga ibi ngibi ngo ndabikora gute, ariko utariza nta kinabahomba, kuko ubundi wabashaka inyungu. Kwera kuvuga ngo utarize afite kuvuga ati buri abakire bano bana babakire bazi ko inka ntago zunguka ku bakire, ariko abazifite bavuga ngo kana kafite inka bati n'umugwiza atunga rwose, ariko inka ntago zunguka, ariko ku mukene inka irunguka. Ati gute umukene niba aguze ariko basiga baraze systeme yigurira ibimasa, ibimasa akabigaburira, wenda kigura senkisa yakigabura umwaka bakamuha 1.5 miliyoni, ariko ibyo ngibyo umuntu w'umubozi ajya kumubwira kandi kimata kivuka bakavuga ngo mukica, bakahita bakibaga ngo bura ngo umukire ngo yashaka ngo n'umutima ngo bahita bica imfizi bakayitagura. Yes, ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu
igihugu kiritambarare twicaye ahantu heza kandi bari kuvuga ngo ibi bintu ni bibi mu gihugu. bande Bariya se ntabwo ujya ubabona bajya bavuga ngo abanyarwanda ngo dufashwe nabi. nande bivuga Bariya bo hanze badakunda u Rwanda, abahe bariya bagiye bahunze igihugu. bajya bahuza igihugu Nk'urugero Badrama niwe ugezweho. oya uriya ni ikigoryi erega biriya ni umurengwe Eh? biriya aba ari umurengwe Uzirita ikigoryi umuntu w'umukire wabaye umukire muri demeni. oya bwo ni kera buse Nari umugabo ntihabwa intebe. n'umugabo zihabwa intebe none zageze ngo nta mukire ugira ari amagambo reka nk'ubu kugira ngo wemere ubu wasanga uriya mugabo warunzaniye fanta hano ukuntu yari yikoze ari mu ikote wajya kubona ukabona boss aje yambariye ibitiriningi nta nicyo binamubwiye Cyangwa yambaye n'ishati y'igitenge. we akaza nta nicyo binamubwiye kuko buriya ntazanye umuntu ukubeshya Yambaye akajezi. aba yumva ko yagezeyo ariko uriya we aracyakeneye ko abantu bamureba wabyumvishe Baracyashaka attention kuri abo ku bantu nyine. buriya n'ujya umuntu akubwira ngo afite yageze kuri ibi nanjye wenda ndi kumwe na Yakanazovuna avuga ati basaze muri bino bintu wenda mbashakanyemo umugore naguzemo igare nubatse n'inzu sibyo abangana yo ko tuba turi kujya wenda kuko n'ubundi nta shyaka bafite ryo kuba babigura ne akaba muha miliyari kano kanya ejo bundi mu kiri kimwe yagaruka kuvuga ati shati nyihera 2 ndazira yamaze ati nararyamye barayanyiba. murora mugore we dore yicanira rero bitawe zidomba bajya kubaka akaza baraka mpamagara Fred bampaye 2 sha Fred ndahanu nkweye kamwe nkiriraho kandi ntago yamuhakanira agomba kuyamu kandi yari afite amafaranga nuko rero kuvuga oya no kuvuga ava nangahembwe ariko nimugoroba nibubuze kuza kwa kabiri kuko aba yashize ariko ibyo bintu ukunda kubibacyurira. oya niko bateye no bateye kubibutsa ko wabasanze muri ibi bintu. oya ntago mbibabwira kubera ko mbanga harimo nk'umuntu ubitekereza akata baturanya mu ndara bandi ati ni ishyari. bari kuvuga ngo bari abantu ni bantu gukora amafaranga pe kandi bari nakunzwe n'abasitani ba superstar bari kuvuga ngo niba yakata ntago yamara iminsi 3 cyangwa 4 atabaye nk'umudisiporo mwera amadolari 100 kandi ubuvanga aba yakoze ni kuvuga ngo niba wagira amahirwe yo kureba 50 ku munsi hano mu Rwanda ukaba ukiba mu mwobo utakodesha inzu ngo yibemo Musaba mu mwobo ntagira hataha. Ntagira hataha kuva umugore yamwirukana. Oyaze. Yirirwa atembera na matora. Haryo umugore ni wamwirukanye. Umugore yaramwirukanye. Yabonye adashobotse aramwirukana. Ese ubundi kuki yari yaravuze ngo bazabana mu bibi byose ngo aje amuzi. Oya bigeze basezerana se. Hako yari yarabivuze imbere y'abantu. Oya haryo bana n'umuntu none se n'abasezeranye batandukanye. Haryo bana n'umuntu akakubera ikiyobyabwenge. Ukakubera icura burindi ukabura ikikora ukamureka ukahita umubwira uti igendere rwose kuba baratandukanye bari abombi n'ubundi wakundaga kubibabwira uti ibi bintu nibizamara kabiri yaba yaka yaba nzovu ko no kuvuga ngo ari nzovu ntashobotse ari yaka ntashobotse no kuvuga ngo yakaho ikintu cyambere ikosa ryambere agira confidence avuga ngo ntibamuyobora kandi wanga utemeye ko umugore akuyobora ntago urugo rwabaho. Mbese gushaka umugore bisaba kwigira ikigoryi. Baragusaba kwigira ikigoryi hari ibyo ugomba kumurekera. None se wakuyobora gute utari ikigoryi? Oya no kuvuga ngo buriya umugore ikintu cyambere akunda bakunda abagabo batahakara. Cyo ni icyambere. Icya kabiri umugore abashaka n'ugiye guha n'umuntu 5 aba ari ubemuha. Cyangwa bigire mu ruhari. Nyine bigire mu kuvuga nyine aba bifitemo akaboko kabisa. Kuvuga ngo nta kaboko yabigizemo icyo gihe ahita atangira ngo gusesagura. Avuga ati nkawe koko. Kandi ubwo ariko cyane cyane ku bantu bawe niho abashaka kugira akaboko ariko kube yafata mu y'umuryango cyangwa se mu ya famiye yanyu akamuha nta kibazo. Nyine niko biba bimeze ariko ese urumva atari ugukandamizwa. Ntago ari ugukandamizwa uko niko kuri ubwo niko biba byubatse ubwo udashaka nyine kugira ngo uzabeho neza wishimye mu rugo rwawe ubwo ibyo nyine wabyirenga wagira wabikomeza ukabirebaho cyane. Ubundi ikintu cyambere cyiza wowe ubundi ugiye kuvuga ngo ugiye gushaka cyangwa ugiye gutunga umugore ntago wirebaho wowe ureba imbere yawe hazaza. Niba ushaka imbere hazaza hawe heza ugomba gushaka umugore. Niba ushaka kuzajya ujye uzageraho urumva ngo wenda katubari muri bantu barimo ntuzayavuye kwizama yemeye kurongora inde Rocky karuzi ukunda n'abantu batajyaga bemera. Niba Rocky yafashe ngo nzaga ati none umvuye kwizama ngiye gushaka sibyo ubwo hari impamvu bayabonye ko hari ibitagenda wabyumvishe burane bera afite inzimwe nashaka zitagirenze 3 cyane se cyane
nanjye nashaka umugore ntabwo kuzapfa kugira inzu nubwo atari Kigali nyifite ariko aho nyifite hose ni mu Rwanda ntacyo ariko wa mugane wawe ufite ubuturo mfite uko byagenda kose wahita ujyayo cyane no kuvuga ngo ubu ngubu hari nk'igihe kizanagera nanjye nkajya nkora n'uruke wanjye bambwira ngo turaza gukora nkaba ndi buze kare tugakora kugira nkisubirirayo mu kanya twari turi kuvuga ku bintu by'abakire hagati yawe na Banzovu bihita bigaragara ko ari we mukire iyo uri kwivuga imbere yabo ari n'ijya ndimo ndivuga kuriya bandusha ibiceri banabifite mu mufuka ako kanya ariko ikizagera nabo bikaba byagera saa 2 batakibifite mbese ntibarazi iyo kirazira nkanza buri ubu dufite gutandukana duva turi kumwe akahita mwangurika nkoreka kuri mobile money kasanga afite 170 kumva nka saa 8 z'ijoro saa 9 ngo nyamugwana ngo nyishyurira kano kamoto yego ko kabwa se bigenze akamwe ngo kwishyure bana nkarenga buri uko gira nka kamoto mbese babayeho nk'abantu badafite umwana mu rugo kuko buriya urugo rurimo umwana bararaza ntago ni bose se hari no se harabarengo zitaraza ko no kuvuga ngo bitebwa n'ibyo mwatetse ariko ntago abantu bose baraza bose mwaraza mudahazi haraza bahazi kabisa Ikigali ariko wa mugane wawe kurya umuntu agahaga ubanza bitemewe oya Ikigali rega buri ukuntu bimeze ntago abantu bamera kimwe nta nubwo babaho kimwe ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe ari abantu badateka iminsi ariko tukitiza umurindi gute rero kuvuga ngo umuntu akaguteka kuvuga ngo ejo bundi uzaba warasaze urabyumva akavuga ngo ibyo ngibyo irimo birarangira nkaho wakumvisha ibyo bintu akuvuga ngo byibura upfe kureziza uvuga ati nanjye ngerageza umuntu atazabibona unareba uburyo wizigama ubwo nuko ukamutiza umurindi nkaho rakavuga ngo singa ni babandi ngo sinari nabibabwiye mbese ni nkuko ibiba kuri Banzovu kandi ubuhoro bibabwira yes ariko bakaba batahindukana none byagorana nose ubundi usibye mu kazi Banzovu mujya mwicarana bisanzwe ari twicara tukaba turimo kwiganira duturagurika ari twicara kuri rwego turimo turiganirira nkanzovu kabusanga amaze nk'iminsi biratararya 3 yajya kuryo kabona ari ubushyimbo n'irindazi kandi afite 100 inda ya muhamagara avuga ati ndiye inkoko akahita yishyura byana bere nabitinyiye jewe umugore wanzovera muhamagara mwanga amavuta yashize ngomba burumi bicire 200 ngure amavuta yo guteka y'ubuto twaretekeye no mu diaspora baratubeke twagiye kuri etage hotel bita Ubumwe twicaye none umugore waramuhamagara avuga ati nzovuta ingura amavuta ati nzobora avuga ati nta mafaranga mfite ubwo se ni wa mama w'abana be uriya mugore babanaga muri session amuhamagara avuga ati timwe mitsinge nyende na brushette ebyiri ngo hari ubwo bihwana nangaye ubwo primus 3 byari 6 ahita yishyura 8 ntabwo atisenze tumugora kwatsa amafaranga ko nta kintu ufite ubwo bitewe n'iki ati kandi na mavuta ya Reyades ti none ujye koreza 8 ahita mbwira ngo byihorere shango ngo nareba handi ngo najya kwikopesha ejo bundi mu marongera muhamagara turi mu kiganiro no tunicaye kuri Exrage mana aravuga ati narwaye mama ejo nzajya kwa muganga zufite musubiza tufite mituweli karama ko umuntu agomagara arwaye cyo buri tumuha 10 kandi n'umubyeyi we ariko nanone yarakubwiye ngo ntuzongere kuvuga ku mubyeyi we ngo ujye umwihorera umubyeyi ntabwo ari umubyeyi we none se si mama we nyine amafaranga yamujyageze aho yavuye se aza bayatanze ibyo byihorera abikozemo ntabyo abaze nyine kandi ahari nyine kandi ari umusitara kandi akora none urabona hano muri Kigali ntabwo bapfa kubura ikibazo cya miliyoni ariko Rwamagana ubukibibona yego za Kayonza za Kibungo za hehe ntiwavuga ati genda ugura ubutaka ahangaha ube witurije kuba tubare nko mu Bugesera ngo bakase ngo site ikibazo ari 3 n'igice ntiwavuga ati genda ugura ikibanza ube witurije ejo bundi 2029 bazaguha 50 ntago yagukundira ibyo ntabwo abyumva ntago yanabyemera kandi akubwira ngo reka ngo zana shango ndebera Kanores sha kandi havuye 2 hahita hava nandi koya nazo umuntu kubeshya umuntu niwe wimenya ibyo vuga ngo uzapfejo cyangwa uzapfejo bundi n'ubundi iyo usize ikintu nabyo byiza nicyo bakwibukiraho nta kintu usize bakwibukira kuki Nyamabo uyu munsi ubu tuvugana
uramutse ubonye miliyoni 10 Eh. wazikoresha uwe mushinga kuvuga uti nakora umushinga uyu n'uyu mbonye miliyoni 10 rero nahita kubaka igipangu iwanjye. Kubaka igipangu nabanza nkahita nubaka igipangu cy'amatafari ahiye. Burandi mu bantu bakunda korora nkahita ngura nk'ebyiri z'inzungu nziza. ubwo igipangu cyafata nkangahe? Cyafata nka miliyoni 4 miliyoni cyangwa 3. igipangu cya miliyoni 3 uko ni hanini nkazitira hose ukagura inka nk'ebyiri za miliyoni 2 inka ya miliyoni zikaba 5 mwubaka ikiraro cy'ibihumbi 600 miliyoni 5,600 urumva kabasigaye nyine 400 hakabasigaye nyine 400 urumva hazamo n'utundi tunegise n'ibiki tugafata no kuvuga ngo aho ngana itashaka n'ikintu nkoramo kuvuga ngo natashaka nk'ebyiri nk'aho ngaho ubundi nkatangira ibintu mbaranguza uranguza nk'ibiki hari nk'ukuntu ufata nka quartier uba wiberamo ukaba ufite umuceri ufite ibishyimbo ufite iki ugashyiraho ngura na kopo none umurageza gukopa ku cyangombwa cy'ubutaka wose ibyo ni byaba ari ubugome oya kuba umuntu kuko abantu barago bapfa kwishyura ukuvuga ngo uramukopa byagera mu 100 akazana icyangombwa cy'ubutaka ukajya kwa noteri mukamera nkaho muguze ushidukoro bya bintu biguzemo byose bimazemo gusa nta muntu uzunywera imodoka igashira akayitanga nk'ingwate akavuga ati ngewe iyi ngiyi none ngiye nzajya nzanywe oya arababwira ati ngiye kubanywa bari kumwe n'abantu azana nk'abakobwa 3 cyangwa 4 ugasanga umukobwa arimo aranywa inzoga igura 1,100 nka bimwe by'abashuti bawe none yamara kugura inzoga igura 1,100 ubwo banyweye nyene ni 400 iyo banyweye 10 urumva ni miliyoni wabyumvishe noneho byarangira hakorwa iki cyo gihe uri guhita boss urabona ati imodoka kamanyisize tubwo tube tubara ejo ukabwira umuntu utari ko mfite ahantu banyera kana ariko utavuga ko wasize imodoka mukaza mukongera mukayinywe bakaza ari igihiriri noneho boss yavatse bimeze bite ko yigize ati nanjye reka tujye kwa noteri tuvuye ko muba muyifite amafaranga vuba handenda kuyabona mitenyazana akagaruka ugashize amafaranga mwagiye kwa noteri niba mwari mwavuganye wowe kwa noteri agiye iyo mujye kwa noteri agira avuga igiciro cyayo nawe ukahita umubwira ati ubwo niba ariko bimeze ati ngewe turagenda tuvuye ka 3 cyangwa 4 iyo byagiye mu ideni rero biba byarangiye abakabaye uza abantu benshi baseka mu modoka kutubare imodoka zikagumayo ubwo si yo mudamu mubajije ngo iri he umuke mudamu hari umuntu utagezwa n'umugore ngo imodoka iriye none se kandi watubwiye ngo umuntu ushaka kubaka ngo bose bose ariko bose ntabwo babishaka kuya si bose hari ukubazaga imodoka none se akubajije imodoka mbagire mu igaraje hari ikindi yarenzaho se kuko utayikura yose ngo muri iminsi meze naho ntabwo ndabona ubushobozi ntabwo ndi kuboneka neza nuko rero zuko bigenda hari ibintu ejo bundi byagaragaye tukivuga kuri ibyo bintu by'abagore n'abagabo hari video yagaragaye n'ubundi bavuga ko n'ubundi bamutaye muri yombo umugore akubita umugabo uwo mugore yagucapa inshyi ukihangana ubu niba ariko muri mageragere uriya mugore ko yamukubitiye mu ruhame ariko uriya mugabo nawe uramubonye akwiye gukubitwa umubonye ukuntu asobanura n'ukuntu ateye mabona akwiye gukubitwa ari wowe nanjye ari ryakubise ndi mu mafuti nabyemera utayarimo ubwo ntayarimo ubwo waba uri mageragere kwera muri gukubita umugore kirazira ariko uriya mugore ntabwo azabikirerega oya uko byagenda kose urubona byoroshye uriya mugore nawe yabikira nose ko numva abantu batangiye gucura umugabo urubanza bavuga ati ubundi uri umugabo udashoboze no kuvuga ngo ubundi nuvuga ngo umugabo yagiye muri biriya bintu by'urusimbi bya Premier Betting aba yagiye yabaga mu rusimbi uriya mugabo kandi urumva urusimbi ntabwo rugira gute ntabwo rwubaka ugira inama abantu ba betting abantu ba betting abo ntango bafite baye babyumva umuntu betting nta rugo ufite ubwo abatubatse ari abasore ba betting shabwo ba wagiye uri ikibuga shabwo uri ikibuga rwose iyo betting uri umuntu w'umusore none nk'iyo wenda tubare buriya nk'abantu bari baguze nka Arsenal we nagiranganya cyangwa bari baguze ngo Man iratsindwa cyangwa inganye umusanga umurose arimo arivugisha cyangwa ugasanga nijoro hari wara betinze ngo Real iratsinda oya nyine ugasanga umuntu arimo arivugisha ngo buriya koko ubuze ko usanga umuntu wese yivugisha yenda kwiyahura mu nzira agenda n'imyoza ngiyo mbimenya
none njye najya no banga ipari ntago narinze byari byo waje kubimenya ze agapari kanjye karacitse sha ipari ni cyanjye papuro ngo bakuramo nyine ugendana usanga arimo kugitamura yijuju ariko uyu munsi haje technology na muntu abetinga yicaye iwe muri telefone gutya akabetinga kwera njye ntibizazemo shamara kubetinga arakiza cyabyo ubwo nta n'inyungu nazo nubundi ngo amafaranga yaje nta kintu abamarira no kuvuga ngo uzana umuzungu abera mube arakureba akareba icuro betinze akabura banje kurya miliyoni enye akahita ajijisha washyiraho deso ukahita urya 500 ukahita uvuga atakaze naka ntabwo reba zaragiye ntabwo reba za miliyoni zagiye none ukahita uvuga ati noneho tereka nzishyireho ndahita ngira turabona ko byatangiye kuza ati namufashe namufashe birangira na televiziyo yisohoye intebe zisohoye waba ufite kamera ukayigurisha ibintu byose ukabigurisha ugasigara uri imbwa ngari umugabo nari nzi yari inshuti yanjye bamwitaga Jean Dodier yari umukire afite za moto afite amamodoka ameze neza aza kubetinga bino bya prime betinga byari bicyaduka yifite n'umugore mwiza rwose babanye neza ariko ubwo n'imbere y'Imana asigaye hari ukuntu bajya muri sare nyine aho mu babetingira abahagaze nyuma badafite amafaranga yo kubetinga nk'umuntu yarya akavuga ati narimo ndagufana amabibiri kandi yari umukira afite amamodoka afite ibiki byose ariko prime betting yamugize imbwa kubetinga byahise bimugira umuntu urango udafite agaciro mbese bari gufana amapari y'abandi cyane none nk'ukuntu ngo waba ari ishovari ngo iguze 90 ngo bari yanyuma none bira by'ishovari ryo bizasaza abantu cyangwa biriya byimbwa imbwa isohokamo yabana yasohora imiyiruka ari iya mbere wayiguze ukabona iba yanyuma ukavuga ati yewe uti ndahiye uzi ko ufite igihumbi kandi igihumbi cyo bari kubona kuza kwiriramo imyaka ukahita uvuga ati reka kiro kimwe 10,000 nacyo bakakirya uhita utangira kumira ubusa papa kumira ubusa mbese ubuhiye ariko cyane ubuzima bwo bwanze bwanze rwose nasi nyamabo akenshi iyo umuntu akumva uri kuganira umuntu aba yumva bari abagabo ujye bagira inama hari nk'inama bababwiye bakayanga bikabagiraho ingaruka kandi wamugira inama nazo wamugira inama kuko iyo kugira inama itavuga ngo ni umusitari kukurusha ariko ko wareba ugasanga nibyo ukabona abantu barabakunda ukahita rero byihore none se ubwo usanze kuriya kuntu babayeho baba mu ndangamirwa cyangwa se bakora biriya bintu ari byo bituma abantu babakunda ubwo abantu babakunda abantu badafite icyo bamaze rero kuko buriya ngo hari abantu ngo muri za biro n'ahantu hagiye hatandukanye ngo harimo abantu bameze nk'abariya banzovu n'abayaka bakora ibikorwa nk'ibyabo ariko bo bari muri za biro rero iyo bababonye ngo bavuga ngo hari igihe ngo bagira ngo nababahagarariye kwa nta muntu waba uri muri biro akabona umwanya wo kujya Sodoma aho yadashobora kutajya Sodoma ariko akagurira ahandi nabyo birumvikana nyine abaguriye ahandi ariko nta muntu wakwifuza kumera nka Yakananzovu wenda wabahakora ko nabo bagushimisha ariko nawe wakwifuza kumera nkabo oya kumera nkabo byo biragoye ntago bibaho rwose kandi nta nubwo ibyo bintu nawe ibyo we ntiwanabijyamo ngira ngo nabijyamo cyane tereka no gukura amana ugomba gushyira amenyo urabwenge ubwo susaza akushobora no gusara utanabigiyemo kubera ukazana nk'umugore akagusaza nese ni hari abantu basaze kubera ingo zabo bakoze basazanye gusara serious cyane nta n'umuzi ugakora ugasara nabyo birashoboka nta n'umuzi se hari ushaka umugore akakubera igufwa bikagorana akakubera mubi cyane ariko umugore kugira ngo abe 90% bikora gutura ku bagabo ari umugabo abigizemo uruhare biterwa n'igize akaba gute wenda yabigiramo uruhare babigiramo uruhare cyane nko kugira ngo umugore abe kabushungu abe umuntu udashobotse ari umugabo abigizemo uruhare bigenda bite nk'urugero wenda no kuvuga ngo buriya umugore akunda kugera kubera ko usasagura umutungo w'urugo ntagakunda kugenda kubera ko abona ari iki iyo ukora ibintu bizima ntabwo umugore yagenda ariko uri kuvuga iyo abona udashobotse akabona urabona 50,000 nta rwamuzanamo na bombo y'ijana nabyo byibuza akavati uyu mugabo azambera ikibazo ubwo nibwo ahitamo kwigendera nibwo atangira master plan yo kwigendera
Okay. Urumva uyu munsi nifuzaga ko tuganira hari hashize iminsi tutanakora n'ikiganiro twagira ngo turebe tunafungure nanone turebe ko twagaruka mu biganiro so hari ndahari ngiye nta kibazo gihari ibiganiro tukaganira kabisa nimusubire kuri amasaha ya mu gitondo mwakoraga iya amasaha mu gitondo kuvuga ngo ubundi Fred twarabyukaga mu gitondo saa 1 tukaba turahageze saa 2 saa 3 tukaba turagiye akaba ari amasaha meza cyane yo kuganira igira ikintu ubwira rero abakunzi ba Wisdom TV. Yes, abakunzi ba Wisdom TV ubu twagarutse kandi tugiye kujya tubaha ibintu byiza buri munsi n'umuntu mushaka wari wese mukire muri comment turamuzana ariko tubaha ibintu byiza kabisa ebana mwongere mudukunde bikuye mu mutwe no mu mutima ubone ibintu bigende neza papa. Hari ikintu navuzeho kare Melody wari wahura nawe ko The Ben we mwahuye Melody tuduhura buri munsi ntabwo yagize akubwira kuri biriya bintu wakitinze abamo hano inyuma twe dukoreramo hano hepfo mbese mwebwe mukorera twebwe dukora hano hepfo wabamo hari inyuma nuvuga ngo ari njya twiyongoza akatwera 100 buri muntu uko twabaga twakoze bura ko ndete mu gisiraje cyane akahita batama akavuga ati mwebwe muri abantu banjye Melody ariko niwe wifanira rwose n'ubundi wamaze kubitangaza nese umwemerera iki ngiye nkunda umuntu wirwaniriye nkunda umuntu utavuka imiryango ye kuba muravuka imiryango kwa bakana mbese adafite ngumusunika umusunika cyangwa agere ngo ku bintu ngo kubera ko ari umuntu wamufashije ibyo ari byo mashaka kabisa abantu mwabura bemera cyane nawe dore ko waje niba wararuturutse he twagiye kubona tubona ngo yabatse none uyu ngo yaturutse he ese imbere wakoraga iki mbere nari bukanisha ubu gukanika urabizi cyangwa nari bize ko useke byibuka cyangwa warafashaga wari umuyede mu bukanisha na diplome yabyo ubu warije mu ishuri uravuga uti ngiye kwiga gukanika cyane nabyize ufunze hari umwuga wize funzwe nize byo gukora biogaz ibyo bintu bibamo amafaranga ariko nabuze abantu babikora mu cyaro none se wize umushinga byumva impaka wize umwuga none ntabwo uri kuwukora ariko ibi bintu by'imbuga nkoranyambaga ubanza ari byo bifite amafaranga kurenza ibindi byose biba byiza nyine iyo byitwayemo neza ariko wowe byitwaramo neza ntako ntagira ndagerageza ntawe urakubona wandagaye wasinze ntabwo byo kosa nabikora ese ubundi ubishobozwa n'iki kuko ari abo byananiye barano ko nta ntego baba bafite iyo ufite intego zageze ngo wapfa gukora icyo ari cyo cyose ushaka iryo bandi inzovu riri hehe muri hehe uri mu rugo inzovu se inzovu nawe uhari ari mu rugo ari kumwe n'ande se nyamakuru n'ubwa mbere mu mwanya ntabwo muzi ndabizi n'ubundi uri indyarya ukuri ko Imana ntabwo muzi ariko ni umutipe wenyine niba mu mutwe avuze dereza mu mutwe arafite mu mutwe nyine ni mugufi ntabwo ari muremure cyane ariko n'ubwa mbere mubonye inzovu se nawe uhari ntawe uhari pe sawa ari umugabo wa mugore wa nzovu ngo twumve ko nzovu ahari gaze twikorere umugore wa nzovu mwe babanaga n'ubundi rega ni nk'abo bana baraturanye se none ko atari wowe yitabye umukobwa ye ari mu kiganiro ariko yamuzanye ku itara abona ko yaramukoreye uriya mugore ariko nawe yarabikoreye yabaga ku itara se yari indaya se ubundi yarategaga ariko wenda byibura uriya nyine amatara aratandukanye yaje hano abantu ariko ikintu abantu bamukundiye ubona ari iki Esther arirekura avugisha ukuri ku buryo adaca ku ruhande cyane buriya Esther ntakunda nzovu ariko nzovu yo kubera ko ahora atitiriza nzovu ntabwo yabyumva kandi nzovu nakaba yikundira abagore b'inzobe ku muntu w'inzobe yaguhitana icyo cyo kimuziho cyane ikindi kintu uzi kuri nzovu abantu batajya bareba cyane ni iki ikindi kintu muziho abantu batazi cyane ko nzovu buriya ikintu batamuzi buriya nzovu ntakora ajya avugisha
nta kuragira. Ariko iyo bajya bavuga ngo umuntu ugeze mu myaka 50 ngo abageze mu myaka yo kuvugisha ukuri. Oya bo nta kuragira buriya nzo bafite kuvuga ibintu bitewe no kumukunda mukumva kare byo. Ariko ntago ajya avugisha ukuri. None ko hari igihe yagiye kuvuga avuga ngo ngewe reka mvugisha ukuri. Akahita avuga ngo n'imbere y'Imana. Ati muri abana banjye. Nuvuga ngo rero buryo mvuze kuriya. Burya ngo nabagiye kubita cya Semuhanuka. Jya umenya ko kababaye. None afite kuvuga kuri ngo ngewe ntago rwose ijoro nigeze mbona na Yesu. Ejo mwakongera mugahura. Akahita avuga ati wanjagera we ati ntago nakwishyuye kandi rero yabirahiye. Kandi yavuze ati reka muzaperereze. Ko kunabayeho. Ariko n'abantu bamukunda ariko sinzi niba ajya agira abantu bamugira inama. Burase nta muntu mukuru ujya umugira inama ngo ayumve. Simbizi biragoranye. Impamvu rega ngomeza kubazaho nuko ari inshuti zawe. Si inshuti zawe se? Inshuti zawe n'ubu tugiye gukorana. N'ubu mugiye gukorana. Uranabemera cyane. Ko yari bari abantu kuvuga ngo Nzovu na Yakabada hari. Nta nubwo ikibuga cyaba kinyereye. Yego. Wishimira gukorana nabo. Ntabwo wakifuza ko bajya hasi. Wapi? Nanone. Ba inspiration bari abantu bari cyo makundira. Buriya bose bashyize mu bihano ngerageza kuba nababwira ngo musabe imbabazi. Mbese no kugira ngo yongere gusaba imbabazi wabigizemo uruhare. Cyane umuntu babigira mu n'ubuyakana nimo ndamubwira ngo nawe nasaba imbabazi arebe ko uko buriya. Urumva babintanzemo. Kandi bari abantu barakunzwe. Kandi uvuga ngo buri kintu mba ngomba kubigira iyo nakuranye nabo binzamo nanjye inspiration. Nawe ni izina rigareka zamuka muri ibi bintu by'ibiganiro. Nuko. Kore ibintu babimeze. Manibu ari abantu buriya batamuzi cyangwa se bamwumva gusa mu biganiro biranga. Manibu ni umuntu usobanura gute? Manibu ni umuntu uri kare. Kare gute? Ni umuntu nyine uri seriye. Nero sere umuntu managinga Nzovu na ko tumanaginga kadushobora tudashobotse. Mwese kandi. Twese. Uko muri hariye. Kandi barafite timu ndende. Afite timu irimo nk'abantu 40. Ariko akavuga ati ndabigenza gutya. Ariko ni umuhanga uriya mugabo kandi yakoze ibintu byiza cyane ariko yatunze abantu benshi we. None uzi ko ngenda nari mbonye. Uriya Bruce Melody atari umustar uzi ko umuntu wa mbere wamutunze kamera Alex Raj. Gutya aramubwira ati ngwino numvise rwose ubibashije cyane. Exrage ni umuntu ukomeye kabisa kuko urarega ni n'umuntu wabaye umunyamakuru kandi byanyabyo by'umwuga. Nuko na Fred agira akazi kenshi. Buragombye kuba ari ku rwego rumwe nabo nuko Fred agira bino binatajya byihiringamo. Fred ubona buri iki? Na Fred nyine agira akazi kenshi. Ariko nuvuga ngo Fred nawe ari muri bano bantu ba muri cyo kibuga bafite umuco. Ubu se nyuma yo kuva kurongora ubu ngo biraza gukunda kuko cyangwa babyibagiye ko kuva yagarutse buriya. Najya n'umuntu uzabigusigira ubikore. Najya muri gahunda ze yabigusigira ubikore. Gahunda ze z'akazi ariko iz'akazi nyine. Nayize ngo wenda hari n'abarimo kwirukanka imisozi agenda afotora. Niko yabaye. Twemere kutujyana igoma none bagiye kurinda bayisubirana ataratujyana. Goma iragiye. Mwari mufite gahunda yo kujyayo. Ubu none dore none mwari kujya kureba igiye gusubira Gisekedi. Ariko uzi ko buriya abantu bazi ubwenge ugiye Igisenyi utajyana yaka kuko abageze muri bene babona ngo bamukoresha. Ntabwo ujye yajyanye na Nyirabitanga biramukora arubwo bana bakimujyana. Nukuvuga ngo yaka ibice bya kira Igisenyi Bukavu nagwa mujyana. Kubera iki? Ni muri bene wabo. Biba birangiye. Nubu kimubonye. Ubwo ahita agenda mu bantu biwabo. Ubundi ukuntu mbere Wisdom yari adushoboye ubundi no kuvuga ngo yaduhamagaraga twaranaga gahunda. Sama twagezewe ku muryango. Akaba arabyutse akabateye kamera. Sasa tukaba turarangije nta numwe urangwa inzoka. Urabyumva bikimeze neza. Gahunda zikiri gahunda. Ari ubundi umuhamagaye nyuma ya 3. Ntabwo wamubona. Aba yarisomye se? Cyangwa ahubwo aba yariraranye. Nukuvuga ngo we niyanyweye agapeti kamwe izo yanyweye ejo buri zitazivuga. Zita zibyuka. Mbese inzoga anyoye zibyutse zari zirimo. Buriya umuntu wari uzi kubakoresha ni Fred yarabizi pe. Ukuvuga ngo yabahamagaraga saa 12. Bakaba bahari saa moya. Nukuvuga ngo twabaga turi ku muryango. Tukamuka komangira kahita babwira imandwe yari afite icyo gihe niba zijya risimbiye. Ziracyahari ntabwo zabura. Abazifite wagiye niho yapfumurije. Zikagera zigasetinga tukahita dukora. Twamara gukora tukajya tunigendera.
ariko mbere yarazi kutumanaginga ariko n'ubundi ubu ngubu urabona ko byagarutse Wisdom yagarutse n'ubundi gahunda iracyari yayindi kabisa. Maze ubundi haze hashye content izo ni nyinshi cyane cyane. Umuntu muri bari abantu ukorana nawe ikiganiro muri babiri ukumva uraryohewe n'indi hagati y'abari bombi. Iyo turi batatu ya Kananzovu nanjye nyine kuko ndabacalenjinga bakava mu kibuga. Wicaye hagati yabo cyangwa iyo nicaye hagati ntago bampagurukana. Ndabacika. Uranabahaguruka avuga ati cara. Ari n'aka video karimo kugenda gatrendinga gacawe muri iyi minsi. Nzovu yari yasinziye ukamukubita. Naramukanguye ngo byuka wagasaza. Irangumi warayumvise. Nurushyi. Irangumi nyine yagukubise. Oya ntuzaza bakubita Nzovu gukubita ni nk'uruhinja. Nzovu gukubita zikakugeraho. Yego ubwo rero nibyo ngibyo ubu se twasoreza Fred umva ngo twundereka kumuvuga afite umugore w'umwafande harya nibyo kandi ngo numuvuze we ntago kandi we ajya mbona nagiye kuri sitade ariko namuzi iyo mbonye itatanga amakuru oya cya kinyogote ndakibonye ati ngiki mbese uracecetse nta kintu uvuze nta kintu uvuze narababwiye mwanga kumva rero nta bintu byinshi tubasaba ni share comment twonge twagarutse kandi ubu ntabwo twongera kuryama rwose tugiye kujya tubatamo every day every time umuntu mushaka mu mwandiko muri comment rwose ni tayari kubita ikivugo rero tuhite dusoza. Yes njeni barabarane kwa Irene kwa Byobyote Imana ibaho umugisha n'akagaruka ciao ciao. Ubwo urivuze ndivuze